Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru adashimishije habe na gato, ni impanuka mbi cyane, impanuka iteye ubwoba yongeye kumvikana mu mujyi wa Kigali, aho imodoka yagonze umumotari ahita ahasiga ubuzima, umugenzi yari ahetse arakomereka ku buryo bukomeye cyane. Ni nyuma y'uko iyi mpanuka mbi cyane yaje kumvikana mu mujyi wa Kigali. Mbese iyi mpanuka mbi cyane yaje guhitana ubuzima bw'uwo mumotari yaba yatewe n'iki? Ese kuri ubu ni iki polisi y'u Rwanda yaba yaje gutangaza? Mbese ni iki abagiye batandukanye bo baba batangaje nyuma y'uko iyi mpanuka iteye ubwoba yumvikanye mu mujyi wa Kigali? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twagutegura uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukara munsi y'amakuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone uhita ukandaho, n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru, iby'iyi mpanuka iteye ubwoba yumvikanye i Kigali mu Rwanda. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni impanuka iteye ubwoba, ni impanuka yongeye guhahamura abagiye batandukanye, yongeye kumvikana mu mujyi wa Kigali. Ni impanuka yabereye mu muhanda Giporoso Sonatube, aho imodoka ya Daihatsu yagonze umumotari ahita apfa, umugenzi yari ahetse arakomereka ku buryo bukomeye cyane. Ni impanuka kandi yabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 21 Nzeri 2024. Amakuru avuga ko iyi moto yari iri imbere y'imodoka yo mu bwoko bwa Daihatsu yari ifite plaque RAE 680D. Ibi binyabiziga byombi byavaga ahazwi nko mu Giporoso byerekeza mu muhanda ugana Sonatube, gusa ngo iyi moto yaje guhita ifata feri ngo yikanze umugenzi, ariko iyi modoka yari iri inyuma y'uyu mumotari ndetse n'uwo yari ahetse ngo ihita ibasekura, bityo ngo irabakaraga, uyu mumotari yitura hasi, iyi modoka ihita imuca hejuru mu gice cy'umutwe, maze motari ahita ahasiga ubuzima. Bamwe mu bamotari babonye impanuka iba baganiriye n'itangazamakuru, umwe muri abo yagize ati: "Ngewe iyi mpanuka nyimenye hafi saa 12:30 ko imodoka igonze umumotari ahita asiga ubuzima. Ngo twe nk'abamotari twahise duparika tureba uko byagenze, dusanga umumotari yahise yitaba Imana." Undi mumotari nawe wari uri aho iyi mpanuka yabereye nawe yagize ati: "Nasanze motari bamaze kumugonga, ngo imodoka uko bigaragara yamukandagiye umutwe, umugenzi yari ahetse arakomereka, ku bw'amahirwe we ntiyahasiga ubuzima." Gusa abamotari bahaye amakuru itangazamakuru bakomeza bavuga ko uyu wari utwaye imodoka ari we wari uri mu makosa, ngo kuko yagonze uyu mumotari amuturutse inyuma, ngo kuko iyi modoka ya Daihatsu yari ifite umuvuduko ukabije, ngo kuko yakubise motari rimwe gusa, ubundi nawe ahita yikaragira mu kirere yikubita hasi, ubundi ahita ahasiga ubuzima. Uko ngo iyi mpanuka ikimara kuba, bamaze kubona uwo wari utwaye moto asize ubuzima, inzego z'umutekano zirimo polisi y'u Rwanda zahise zihagera, zisanga wari utwaye imodoka yamaze gukizwa n'amaguru. Mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi mpanuka, umunyamakuru wa BTN TV dukesha ino nkuru yagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, gusa ntibyigeze bimukundira.
ubwo twakoraga iyi nkuru umurambo wa nyakwigendera wari umaze kujyanwa n'imodoka yabugenewe ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru kugira ngo agende asuzumwe n'abaganga ubundi batange igihe cyo kuwushyingura. Mu gihe uyu mugenzi nawe wakomeretse ku buryo bukomeye nawe yahise atabarwa n'imbangukiragutabara nayo imujyana kwa muganga kugira ngo agende yitabweho n'abaganga nawe ataza gukurikira uwo mumotari. Iyi mpanuka iteye ubwoba, impanuka kandi yaje guhahamura abagiye batandukanye, ikaba yongeye kumvikana mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe nta minsi ishize nanone mu karere ka Kicukiro habereye impanuka nayo ihitana abantu 3. Gusa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hakunze kumvikana impanuka zigiye zitandukanye zagiye zihahamura abagiye batandukanye. Ni mu gihe kandi impanuka hirya no hino zikomeje kugenda zihitana bamwe ndetse abandi zikabasigira ubumuga bukomeye cyane. Polisi y'u Rwanda ihora itangaza ko izi mpanuka zigiye zitandukanye zigenda zihitana ubuzima bwa benshi, ahanini zituruka ku makosa y'abatwaye ibinyabiziga cyangwa se kudasuzumisha ibinyabiziga, maze ugasanga kuba batazi uko ibinyabiziga byabo bihagaze rimwe na rimwe bikurura impanuka za hato na hato, bishobora no gutuma ibinyabiziga byabo byakwangirika cyangwa se nabo ubwabo bakaba bahaburira ubuzima. Kandi polisi y'u Rwanda ihora ikangurira abatwaye ibinyabiziga ko atari bo baba bari mu muhanda bonyine, ko umuhanda uba urimo kugendamo n'abantu benshi bagiye batandukanye. Iyi ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi ni inkuru y'impanuka yibereye mu mujyi wa Kigali, aho imodoka yagonze umumotari ahetse umugenzi, umumotari ahita ahasiga ubuzima. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru yacu uyu munsi. Niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe umaze kumva iyi nkuru, yisangiza abandi kugira ngo benshi bamenye aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.